Murakaza neza kuri Baby Laura channel. Ni Odette Uwingabire akiro kanyamibwa mugwa neza Laurence Baby Laura. Ejo hashize twari turi ku gice cya mbere cyitwa nakunze urudashoboka. Ndakeka buri wese aribuka aho cyarangiraho nibazaga niba koko invitation bamaye ariyo cyangwa se atariyo. Please mwibutse neza uyu muhungu naramukundaga cyane. Yari byose byanjye, yari ubuzima bwanjye, ntacyo na kimwe nakoraga ndeke kumushyiramo. Igihe cyarageze rero nza kumwandikira ndamubaza ati sweetheart ibintu nkoze ni ibiki. Umuhungu ati baby I'm sorry, nukuri nyine uyu mukobwa namuteye inda, so bibaye ngombwa ko rero ngiye mushaka. Naribaje ati se yagiye gutera undi mukobwa inda nsize gute, kandi twaririrwanaga dukorana buri kimwe cyose, dukorana buri kimwe gishoboka cyose. Ndayishe ndamubwira ati it's okay, nta kibazo nyine ubwo uraza gukora ibyo ushaka. Umuhungu ati baby ntago nkwangura biza, ariko unose umuntu nateye inda urumva nakanga kubana nawe. Namusubije ati sweetheart it's okay, nta kibazo. None se byakunda ko ubukwe bwahagarara? Umuhungu ati baby byaterwa nuko wowe bishaka. Naramubwiye ati nta kibazo, njyewe umwana nemeje kuzamwishyiraho nkamurera, ariko njyewe nawe bikaba ngombwa ko tubana. Nari mfashe risk ikomeye cyane yo kurera umwana ntabyaye, nawe urabyumva ukuntu byari bimeze. Umuhungu yarambwiye ati ndaza kuganira n'umukobwa nateye inda numve. Ubwo yaganiraga n'uwo mukobwa, ubwo n'uwo mukobwa bashatse uburyo cyo ugomba kunkuramo amafaranga, kuko nari mfite akazi keza, nitaga ku muhungu nakundaga ku rwego rukomeye cyane. Umukobwa amubwira ati it's okay, mureke mushyingiranwe and then uzibuke gusezerana nawe ivangamutungo, nyuma y'igihe gitoya muzahite mutandukana. Umuhungu ati that is the deal. Nguko uko bangambaniye, njye nkagira ngo ndacyari mu rukundo, ndacyakunzwe, ndetse nkagira ngo mfite umutima uruta w'abandi gukomera. Barangije iyo nda nta yari irimo, ariko ako kanya iyo nda bashatse uburyo cyo ugomba kujyamo. Umuhungu yaryamanye n'umukobwa bateranire kuko barakundanaga cyane, buri bafite na gahunda yo kubana. Icyakurikiyeho ubukwe bwabo bwarapfuye. Ubukwe bwabo bugipfa numvishije nishimye cyane, kuko naravuze ati finally rero ubwo ngubwo umuhungu ndamwegukanye. Sweetheart ntabwo nari nzi ko njyewe ubwanjye nikoreye inkoni ishyushye ku mutwe wanjye. Ubwo navugaga ngo umuhungu ndamwegukanye, umuhungu nawe yari ari kuvuga ati imitungo y'umukobwa wabo bamusigiye nanjye ndayegukanye. Umuhungu yaranyemereye, dukorana ubukwe bwiza, turishima. Birumvikana nari maze kwica ubukwe bwiwe, ndetse na invitation bazijugunye, ni njye wari ugezweho ubwo ngubwo. Umuhungu twakuranye ubukwe turishima. Mu gihe cya mariage twakwezi bita honeymoon, twajya turyama nkabona umuhungu agiye kwitabira telefone hanze. Ibaze ko umugabo wanjye yantaye mu nzu tutaramara n'icyumweru, aragenda amara ikindi cyumweru ahandi hantu. Namubaza ati sweetheart meze bite hani, kutambwira kutaza ngo dukore ibyo abo mu rugo bakora. Umugabo ati hari akazi mba ndimo, ujye ugerageza wihangane. Natangiye kujugumira, niko muri iki gihe tubyita. Natangiye gutekereza cyane, ndibaza se what kind of love I mean, ase uru n'urukundo rwa nyarwo cyangwa naribeshe. Umugabo nyuma y'amezi 6 yarambwiye ati wambwiye ko umwana tugomba kuzamufata. Numubwiye ati yes umwana tugomba kuzamufata, ariko wibuke neza ko nanjye nwete. Umugabo ati kuba twite ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, icyo nitayeho ni iki ngo umwana araza tumurere. Namubwiye ati it's okay ngo umwana muzane tumurere. Yazanye umwana amuzana ntwite. Iyo umuntu atwite nta mbaraga bafite. Ndagira ngo nkumvishe neza buryo kingiye nakunze urukundo rudashoboka. Umugabo wanjye hahandi y'abandi bagore batwite bagende bakabazanira utuntu twiza bakabitaho. Umugabo wanjye akimara kumenya ko natwaye inda, niyongeye gutunguka mu cyumba cyanjye. Noneho icyagusetsa neza ni iki, ibaze ko ari we muntu nari naratwariye. Numvaga nintamubona bitari bushoboke. Naragenda kurwarira umugabo akagira ngo ni ibindi kandi nyine byari ubuzima bugoye.
arangije umugabo ati rero baby ujuze unyihanganira nanjye ntabwo njya nkunda kubana n'abantu batwite urabizi and ndabizi neza ko bitazakubangamira nyimara kubyara umugabo nta kindi kintu yanzaniye impapuro zo mu murenge zitwereka ko njye nawe tugomba gukora divorce naribaje se uyu mugabo yarategereje ko mbyara bimeze bite umugabo ati it's okay babe nabonye urukundo rwanjye nawe ntarushobora uramfuna cyane igihe cyose ninjye uvunika n'ubwo ati sheri uvunika gute ese bigende bite kugira ngo uvunike umugabo ati ibaze kumara amezi 9 yose ndimo ndakora njyenyine nkugaburira so rero what is better twagabana naramubwira ati ukagabana nandi umugabo ati wibuke neza ko twasizanye ivanga mutungo risesuye ntabwo yeze sezana nayo ivanga mutungo mu hano ubwo rero buri kimwe cyose dufite ngewe nawe byange bikunde tugomba kukigabana natangiye kurwara umutwe nawe uri ngewe wari burware n'umutima kuko nibazaga imitungo iwacu bansigiye zari miliyari nyinshi cyane nekeza ukuntu ngiye kuzigabana n'umuntu tubanye mu gihe kitarenze n'umwaka numva ngiye gusara nta kintu nakoze nabwo umugabo ati uzakora icyo ushaka ngiye nta divorce nzaguha it's okay niba mushaka divorce uzagenda uyake gusa ngiyewe nta divorce nzaguha umugabo yatangiye kujya nkubita buri munsi turi gupfa divorce ntuzacikwe n'igice cya 3 cy'ejo ari nacyo gice cya nyuma cyacu cy'inkuru yitwa ngo nakunze urudashoboka ni wode tuyingabire Akiro Kanyamibwa mu Rwaneza Laurence Baby Laura don't forget to subscribe iyi channel igiye kujya guhindurira ubuzima murakoze cyane